na nubu racyari kuvuga ko nguteza ko naho nkuzi ko naho nkuzi ko ariko rero cisha amafaranga uno mugabo aramubeshyera ndamubeshyera gute umugabo wanjye tumaranye iminsi turahanga hatagenda mwahuriye umugabo wawe uyu mugabo wawe rubaru arangiza akanga no kwishyura ni ujyana ntabwo uri kumubeshyera ubu ndi kumubeshyera ko kubeshyera umugabo nidusanga arengana izina ry'Imana ramutejeje rubanda bavuze nanyishyure wa mukobwa wanyishyure ka rubanda oya nanyishyure wa mukobwa wari kubuze naje barangoranye ko uruntu utarangiza ariko wa mukobwa umva se abakobwa reka mbabazi nimwasaza kuko abakobwa umva babwire mwitonde bora rero ntabwo murabona ntabwo murabona uko intambwe ntabwo murabona uko intambwe zamba mada reka nkwere umva mbabwire rero nabitondeye ndabihorera reka mbabwire rero niba uyu ngari n'umugore wawe n'umugabo wawe muracyambabwire wa mugabo ajya mu kazi mu biti ajya mu kazi mu biti nakwihanganiye mbona ko bari ariko mwa bakobwa mwe murambaza umugabo wawe reka mbabwire umugabo wawe uranyiseka wa mugore ariko reka mbabwire umva se none reka mbabwire ariko se mwabakobwa hakaba abakobwa barambaza umva se reka mbabwire abanza nishyure gireyo abo bakobwa ko ari urangwa rutarangiza ruvuna muhita nk'urunguru uyu mugabo yarandongoye agakumishyura kwa gatanu none turi ku cyumweru agati natanga iminsi yose we kwa gatatu neza ikibazo cyawe ariko muhanga munyishyura utuze kumva uko bimeze muhanga munyishyura ikibazo mufite n'iki uyu mugabo yandongoye kwa gatanu arambwira ngo azana amafaranga ku wa mbere urumva none ku cyumweru byageze urumva n'ubu ngubu yanze kuyama amafaranga yanjye ngewe nanyishyure na nyiri ibyondo ari kumbaza yego wowe ufashe ibyo bari kuvuga n'ibyo cyane nawe ceceka nimba utari kubyemera gatatu bahuriye iyo umuntu afite amafaranga ntabwo abantu bamwifuriza ibyiza amafaranga n'ibikoresho mufite ideni ry'angahe ngo ubu abangaba barandusha iki manza mbabazi uyarandusha iki utaye nk'ingagi nihangana iki ntabwo bibabaje yewe wayakurekeye inzu uranyishyura rwose ariko se mwatuje ubundi umwe tukumva ikibazo cy'umuntu umwe mukareka ko turatuza ntare bari kanyishyura ikibazo reka tugikirana urabona umugabo yarafashwe n'abagore babiri bose barimo baramwishyuza ubu siri kumva atari ikibazo muko nangaha kurimo ngo andimo ibihumbi 5 uyu nguyu n'ibirindwi byanjye bimereze ngende ibihumbi 12 abana bakabiri y'icyumweru cyose jewe ubona numiwe ubu numere uzi icyo navuga n'umugabo nawe ko ari ikintu bamufasha bishyure ubundi nta kibazo hari binatwicara natwe nta kintu turavuze neza cyane mureke mbabwire mureke kwiha abantu mutuze koko mwa warabikoze biriya bintu ndi kuba nawe urabizi by'abagabo ese nyine umugabo umukobwa mwiza urukora nawe ukagenda gute narize nyine kuri iyi minsi niko yabyaye warafashwe uravuga ati reka ngire mbese buriya njye ndi kwibaza reba ari kiriya cy'inzobe kiriya cy'inzobe none madamu yabimenye none umudamu arabimenye nese urabyifata mu nyine urabyumva nyine ntawe nyine nakwaga nyine kwihangana amafaranga se urafite wari kukwishyura amafaranga ntacyo ntabwo yabura kandi atabonetse bakujyana mu buyobozi barabakugana n'inkazi wa mugabo ubu rero amafaranga nari mfite nanjye ikimasa cyanjye ejo bundi cyaragiciye cyone ibigori none ubu ngubu sinzi ikintu nagufasha ntacyo reka nange iyi smartphone yanjye turebe uko ntabava mu maso nta kibazo aze mbwira uko ibibazo bimeze byoroshye
byoroshye bari abantu baba bakaze byatara abantu bateye kuri baba bakaze muhamagare mata tuvuganeho gatoya tuganireho gake turebe ko twakemura kiriya kibazo urambwira iki njye ko numva nataye none uyu we ntabwo nshaka ihangane rwose mubabare ca bugufi mu mutima ca bugufi iki ariko bururu natari kunsuzuma ndaye ahubwo ukuntu twari tubitekereje waretse bari abantu tukagenda tukaba amafaranga ikibazo kigakemuka tukareba ko yagaruka mu rugo amafaranga ariko biriya bibaho urabona njye umugabo atari kunsuzuma nanjye ejo biriya bintu byambaye ndebera ariko umuntu ungana gutyo nanjye byambayeho noneho kamanze mubaze uretse manze mubaze mbaza nta kibazo wa mugabo ziriya ndazi zindusha mubabarire ni igiki njye bafite akazi bino bibaho umuntu yifata bibaho abantu babiri bose bakagira ngo bakazira nibyo rimwe kandi atari byo nawe ngaho mumbwire icyo mwagambiriye ukuntu twari tubitekereje reka tugende noneho tubare amafaranga yabo bashaka noneho umugabo agaruke mu rugo ejo ni nanjye byambayeho njya kubona umuntu araje azanye umwana ngo namuteye inda kandi tutarabonanye bireze humura urabona abantu babiri bose urabona uno mugabo ubu abantu babiri koko wabara barongoye ko icyaba cyiza ni nubwo reka mbyemere kuko icyubahiro cy'umuryango wacu no kudashyira hasi icyubahiro cy'umuryango reka twemere tuyabahe bagenda ariko ibyanjye nawe turabisubiramo nuko ariko namwe muraciriritse mwa bakobwa umuntu arabarongora gutyo gusa abwira amafaranga akabasohokana akigendera ese ko yatubwiye ko iwe hari amafaranga muzajye mubabwira babanze bayabahindura afite akabari yari yavuze ngo tuzagenda ngo tubihurizemo kwa gato oya ibyo ntabwo bibaho bajye babanza babishyura nimba ari umushinga mwiyemeje bajye babanza babishyura nta bintu byo kubabwira ngo ariko igitsina baragikopa mwebwe ko mwabwo tuze mwumve twumvikane mbara mwabakobwa ushatse nabi arabyimenyera sibyo nta mafaranga musanze nta mafaranga dufite mu rugo mwihangane rwose gahunda iriho mwakiriye telefone mugende muyigurishe muzagabana amafaranga buri muntu aya murimo n'undi aya murimo ubwo nuko nyine ngumana ikirumbo cyane oya telefone ni nzima ngiye ntabwo muburamo 15 umwe se 5 kandi abarimo 17 harimo n'andi muri pochette kamere kuri ayi ntacyo nta kundi nyine uhombye arabyimenya mwihangane ntuzabyongere wa mugabo bino bintu nawe ubonye isomo yawe ujye umubwira